wigeze kurota uri mu nzozi ukabona ufite telefone yawe, noneho mu kanya gato hakaza ikintu kigatangira kukuniga ukabura umwuka, wagerageza no gutaka cyangwa se gutera induru ijwi ntirisohoke? Niba byarakubayeho cyangwa warabyumvise ku bandi cyangwa se ku wundi muntu, muri iyi video tugiye kurebera hamwe icyo izo nzozi zisobanuye, impamvu zibaho, nuko wabyitwaramo igihe byakubayeho. Umwe mu bakunzi banjye yanyandikiye arambwira ngo Aizo, narose ibintu bikomeye cyane binteye ubwoba, mpita mpaguruka ndanasenga, numva umutima uranze, muri make numva umutima umvuyemo. Yambwiye ngo reka nzikubwire wumve ukuntu byagenze, mpita mvuga ngo reka nanjye nze kuba nabibasangiza namwe mubashe kuba mwakumva ibintu yarose, nimba nawe bijya bikubaho wumve icyo bishatse kuba yavuga. Wakibaza ngo ese yarose ngo iki? Ngo yararyamye noneho ngo asinziriye arota afite telefone ayihugiyemo cyangwa se ayirangariyemo, ubona nyine ko hari ibintu ari kurebamo. Noneho ngo biza kurangira haje ikintu atigeze menya cyangwa se atazi ngo ni igiki, kiba kiramufasha gitangira kumuniga. Ngo kiramuniga neza, ijwi rirahera, ashatse kuba yataka cyangwa yatabaza biranga, ijwi ryanga gusohoka rigumamo imbere. Ngo kiramuniga, umwana aragenda ngata ubwenge, aho hari mu nzozi twumvikane. Umva abura ikintu akora, nyine ijwi riragenda burundu neza, aratabaza, buri kimwe cyose kiranga. Noneho ngo uko gushiduka nyine ashidukira hejuru kubera ubwoba, n'undi birangira akangutse. Muri make ngo yakangutse ashidukira hejuru, umutima uri gutera byadanje, nyine wumva adatuje muri we kubera icyo kintu ngo yabonye kimeze, sinzi nimba yakita ngo umudayimoni cyangwa yakita iki, kuko ngo ni ikintu kidasobanutse. Cyaje kimufata ku ijosi, kiramuniga. Noneho ngo yatabaza cyangwa se nyine ngo ashaka ko yavuga ngo mu izina rya Yesu, bikanga, kumva ijwi ntabwo riri kugenda, yumva nta muntu umwumva. Man, bikomeza kuba ibibazo cyane. Rero aho yakangukiye ahita anyandikira muri iryo joro arambwira ati Aizo, ati nyamuneka ndoze ibintu bikomeye cyane, mfasha unsobanurire, mfasha umbwire ngo ni ibiki. Nibwo buryo nahise mvuga ngo reka mbisobanurire hano kuri channel kugira ngo mwese mubashe kuba mwagenda mubyumva, nimba nawe warabirose umenye ngo ese bishatse kuba byavuga iki. Hello, what's popping Kigali, is your boy Hatari Aizo, umwe bakuguye, umwe bavuze umvikana hirya no hino, inshuti y'abadamu ndetse n'abakobwa, comedy number 1, comedy wagwan, comedy starboy, comedy CEO, comedy nyirabyo, je suis général wa Kigali, comedy Aizo in the place on Michael wabyanga wabyemera. Yes, rero ndigarukiye hano kuri Ghetto Challenge ngo dukomeze tugende dusobanura inzozi akantu ku kandi. Rero mwese mbahaye ikaze aho muherereye hagiye hatandukanye, ndavuga mu Rwanda, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, by'umwihariko umujyi wa Kigali. Mwese muhawe ikaze cyane. Ntago ndi bube naherenze imbibi cyangwa se ntago ndi bube narenze ngo he abantu bari bwota amasimbi kabisa, abari mu bihugu bigiye bitandukanye, mwese abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, mwese muhawe ikaze cyane. Hano rero ni kuri Ghetto Challenge, hahandi tubagezaho ubusobanuro bw'inzozi uko bwakabaye, mukagenda mumenya ibintu bigiye bitandukanye. Rero uyu munsi wakibaza ngo tuje kuba twaganira kuri cyangwa se tugiye kuba twavuga iki. Rero inzozi y'uyu munsi iravuga ngo kurota ubona ikintu kikuniga, ijwi rigahera cyangwa se ijwi rikanga kuza. Ese nawe wigeze urota ikintu cyakunize, ijwi ryanze kuza cyangwa se ijwi ridasohoka? Hari byinshi dukunda gusuzugura kandi bifite icyo bitubwira. Inzozi ni kimwe muri byo. Nyamara inzozi zishobora kuba ubutumwa, icyerekezo, gukangura ubwenge n'umutima, cyangwa se n'imbibi z'ubuhanuzi. None se ujya urota ibintu ukumva biguteye ubwoba, ukumva biguteye umutima uhagaze, cyangwa se biraguhangayikishije? Nimba bijya bikubaho, nyandikira muri comment ngufashe cyangwa se nkubwire icyo bisobanuye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inzozi zijyanye no kurota ikintu kikuniga, washaka no gutabaza ijwi rikanga gusohoka. Ese kurota ibi bintu bishatse kuvuga iki ku buzima bwawe? Ese nawe wigeze ubirota? Nyandikira muri comment, unareba ikiganiro cyose cyangwa se ugire ibiganiro byacu, tujye tugufasha kubisobanukirwa. Iyi nzozi yacu y'uyu munsi yo kurota ikintu kikuniga, wagerageza gutabaza cyangwa se kugira ngo utere induru ijwi rikabura.
ni ingingo cyangwa se ni inzozi tujya gusobanura, ariko iyo nzozi ifite ibice bigera kuri 4 cyangwa se ingingo zigera kuri 4 turi busobanure akantu ku kandi. Ya rero izo ngingo enye tugiye kwibandaho wakibaza ngo nizihe cyangwa tugiye kuba twasobanura. Ingingo ya mbere, telefone mu ntoki cyangwa se kuba ufite telefone mu ntoki. Iya kabiri, ikintu kiza kikakuniga cyangwa se ikintu kikuniga. Iya gatatu, kubura ijwi. Iya kane, ukanguka ushidutse. Nyemerera nsobanure akantu ku kandi izi ngingo uko ari enye zose ngende nzicamo nsobanura. Hatinze cyane reka nje ku ngingo ya mbere, telefone mu ntoki. Ibi bishobora guhagararira ibintu duhugiyemo cyane mu buzima bwacu. Bishobora kuba amakuru, itumanaho cyangwa se ubuzima bwa buri munsi bw'ikoranabuhanga. Hari nubwo umuntu ahora mu bitekerezo bimuremereye bijyanye n'ayo makuru, abika mu mutwe cyangwa se atinya kumenya. Byaba bitangaje cyane tugeze kuri uyu munota ubaye utarakora subscribe, n'ukuri warahindutse cyane. Ariko inama nakugira ni gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Yareka twihute tujye ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri, ikintu kimuniga cyangwa se ikintu kikuniga. Iyo ikintu kikuniga ngo igice kigaragaza ihungabana ry'umutima. Hari ibintu uba uhangayikishijwe nabyo cyangwa wumva bigukomereye cyane. Bishobora kuba umutwaro mu kazi, mu mibanire cyangwa se mu mibereho rusange. Ariko nanone imyemerere y'abantu benshi, ibi bishobora kumvikana nk'ibitero by'imyuka mibi ya Satani cyangwa se imyuka mibi y'abadayimoni. Aho hantu muze kuba mwagenda muhumva neza cyane ngo ariko nanone mu myemerere y'abantu benshi batandukanye, ibi bishobora kumvikana nk'ibitero by'imyuka mibi cyangwa se imyuka y'abadayimoni. Ingingo ya gatatu, kubura ijwi. Ngo ibi bibaho kenshi mu nzozi z'iterabwoba. Ugerageza kuvuga ariko ijwi ntirisohoke. Ibi bisobanura ko hari ikibazo umuntu yifuza kuvuga ariko ngo yareba akabura cyangwa se akumva ntawamwumva. Muri make bishatse kuvuga yuko cyangwa se byerekana ko hari ikibazo wabuze aho wakivuga cyangwa se wabuze aho wavugira, kubera ko ubona nyine abantu batakwitayeho cyangwa se batakumva. Ya ingingo ya nyuma ariyo ya kane, kanguka ushidutse cyangwa se gushidukira hejuru. Ukuba yakangutse ashidutse cyangwa se ashidukiye hejuru, nuko iyo nzozi yari ikomeye cyane. Ashobora kuba yarageze aho ubwonko bumusohora muri cya cyiciro cyitwa paralysis, aho uba utekereza uri maso ariko mu by'ukuri uba utarakanguka neza. Ya rero icyo bishatse kuba byavuga cyangwa se ikizi inzozi zishatse kuba zavuga muri rusange, ngo izi nzozi mu buryo bwa rusange zishobora gusobanura ko umuntu afite ibintu bimuremereye mu buzima bwe, ibintu atavuga, atagira abandi ariko bimukomereye cyane. Nanone izi nzozi zerekana ko hari ibintu umuntu yifitemo yifuza gusohora, nk'amarangamutima, uburakari cyangwa se ubwoba. Hari ubwo ziba ari igisubizo cy'umubiri, uhangayitse, unaniwe cyangwa se ufite ibibazo byo mu mutwe no mu mutima. Mu buryo bw'imyemerere, cyane cyane ku bantu bizera iby'umwuka, izi nzozi zishobora kwerekana ko hari imbaraga mbi zigamije kukubuza amahoro. Ibyo biterwa n'aho uva, ibyo wemera n'uko ubana n'abandi. Reka tujye mu gace k'inama n'ubushakashatsi. Niba ujya urota izi nzozi kenshi, ni byiza gutekereza ku buzima bwawe. Hari ikibazo kiri kugukomerera? Hari ibintu cyangwa se umuntu bikurimo umubabaro? Tangira usengere umutima wawe, uganire n'umuntu wizeye, kandi ugerageze kuryama neza utuje. Ibyo bizagenda bigufasha gake gake cyangwa se umunsi ku wundi. Nyamuneka turimo turagenda tugana ku musozo. Rero uba utarakora subscribe waba uri umwe mu bantu bari guhomba ibintu bigiye bikomeye kandi ibintu bigiye bitandukanye cyane. Rero n'ubundi turacyari muri ka gace k'inama n'ukuri. Uvuga ngo noneho ngo kandi niba wemera isengesho ni intwaro ikomeye cyane. Isengera buri joro mbere yo kuryama, usaba Imana amahoro mu nzozi zawe uri bubashe kuba wagira. Ko bizagenda bigufasha. Nyamuneka rwose bura gusenga ni byiza cyane. Izi nzozi twebwe tuba dusobanura, ntabwo turi abahanuzi cyangwa se ntabwo ndi umuhanuzi cyangwa ndi iki, ahubwo mbivana mu bitabo cyangwa se ni inyandiko cyangwa ni
byagiye bisobanurwa n'abahanga bagiye batandukanye, ariko nabo abo bahanga bemera ko Imana ibaho, kuko numva nk'ubu hano mu nama bavuze ngo nimba wemera Imana jya usenga cyangwa se jya wiragiza Imana mbere y'uko uryama, byagufasha cyane. Ya rero niba wakunze video yacu nyamuneka ukore like, share ndetse na comment kugira ngo bikomeze kuba byagenda bisakara ahandi hantu henshi cyane, bose bagende bamenya ibyo dukora. Ukore like, share, usharing inshuti zawe, ndetse ugire muri comment wandike utubwire ibyo nawe warose, then ukore subscribe kugira ngo ibiganiro dukoze bijye bikugereraho ku gihe. Ya rero n'umuhungu wanyu Aizo nk'ibisanzwe wagezegaho inzozi kurota ubona ikintu kikuniga washaka gutabaza ijwi rikabura. Nyamuneka rwose urumva bikomeye cyane, ariko ndizera ko musobanukiwe icyo bishatse kuba byavuga. Rero reka duhure ubutaha, ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza buri munsi. Mukomeze mubanye natwe hano kuri Keto Challenge TV nk'ibisanzwe. Duhure ubutaha, Imana ibarinde cyane.